data tubifurije kugubwa neza, tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora, Uwiteka abahire. Turagarutse kandi turahorana, ndetse n'abageze kuri iyi cano uyu mwanya cyangwa se bagezeho bwa mbere, tubifurije kugubwa neza. Iyi cano intego yacu ni iyo kurushaho gusobanukirwa Bibiliya. Turi kwiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ni ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku isabato bidufasha kwiga Bibiliya. Rero ndi kumwe na bene data, ngewe amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre, kandi ndi kumwe na bene data baje kudufasha kumva neza ibi bintu, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Reka mbasabe babasuhuze duhereye iburyo. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana, ndabasuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane Aimable. Reka twakire na mwene data nawe abasuhuze. Ndabasuhuje nanone, nitwa Charles Nkundibiza. Yesu ashimwe. Barakoze cyane aba bene data, Imana ibaha umugisha, baje kudufasha. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo umucyo wirengagijwe. Umucyo wirengagijwe ni mu cyigisho kitubwira ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye. Rero reka dusabe Aimable adufashe acemo mu ncamake ingingo twize ejo kugira ngo tubone kuza kuri iyi ngiyi ya kabiri. Arakoze cyane. Ejo hashize ku wa mbere twabonye ingingo ivuga ngo umucyo wahanuwe. Twabonye neza uburyo uwo mucyo wahanuwe ari Yesu Kristo. Tubona neza ukuntu nubwo yarahanuwe mu buhanuzi bwa Yesaya, umusaza Simiyoni akabisubiramo, ariko natwe kuba Yesu Kristo ari umucyo akwiriye kutumurikira, noneho natwe tukamurikira abandi. Nakoze cyane, Imana iguha umugisha. Rero reka dusabe mwene data Sharire aturebere isomo riboneka muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 8 na 13. Abadukurikiye mukurikirane kugira ngo twumve umucyo wirengagijwe. Ikibazo kiri kuri A kirabaza ngo mbese abayobozi b'Abayuda bakiriye bate umurimo wa Kristo? Muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 11, reka mwene data Sharire adusomere. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 11 aragira hati: yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Umucyo wirengagijwe rero. Yaje mu bye ariko abe ntibagenza bate? Ntibamwemera. Ntibamwemera. Mwene data Aimable dusomera aya magambo ari mu gitabo cyitwa Impano z'Umwuka. Twumve uburyo ashimangira aya magambo, uburyo yaje mu bye ariko abe ntibagenza bate? Ntibamwemera. Ntibamwemera. Impano z'Umwuka volume ya 4 paje 117. Ubuzima bwose bwa Kristo n'inyigisho ze byari byigisho bihoraho byo kwicisha bugufi, kugira neza, ingeso nziza no kwiyanga. Ibyo byari ugucyaha buhoraho ku mwuka wo kwihangira gukiranuka no guhutiraho wagaragazwaga n'Abayuda. Satani akomeje kubayobora kugeza ubwo basaga n'abarakajwe n'uko havuzwe gusa imirimo itangaje ya Kristo. Iyo mirimo ikaba yaratumaga abantu babavaho bakisangira Kristo. Amaherezo baje kwiyumvisha ko yari umubeshyi, kandi ko uburyo bwose bwari gukoreshwa kugira ngo bamwice bwari kubabereye umuti ukemura ikibazo. Ubwo hano niba mbyumva neza, ntabwo bamwanze nk'igihagararo, ahubwo banze imico ye. Ibyo yari abazaniye rwose ntabwo babikunze. Noneho reka tujye kuri B. Noneho Sharire anadufashe adusome muri Yohana 8:14. Haratubwira ngo ni ubuhe busobanuro bwumvikana neza Yesu yahaye abafarisayo batizera nyamara se bo babyakiriye bate? Muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 14. Ariko reka dore ku 13 kuko hari hambere badusaba ko dusoma kuri 8:13. Reka tuwahereho tusomye imirongo yombi tuze kumva neza icyo Yesu yavuze. Yego. Anditse ngo abafarisayo baramubwira bati: cyoye ko wihamya n'ibyo wihamije si iby'ukuri. Noneho wa murongo Yesu arasubiza ati: nubwo nihamya ibyo nihamya ni iby'ukuri, kuko nzi aho naturutse naho njya, ariko mwebwe ntimuzi aho naturutse cyangwa aho njya. Rakoze cyane. Iki ni ikiganiro cyabayeho cya Yesu n'abafarisayo, kuko hano haratubwiye ko yabahaye ubusobanuro ariko ntibabwemera. Aimable, wowe uradufasha iki kumva uburyo ni gute Yesu yabahaye ubusobanuro ariko kuki batabwumvise kandi ibyo ababwira ari iby'ukuri?
ni iyihe mpamvu yaba yaratumye batabwumva? hano bavuze impamvu ikomeye hepfo, Yego, wenda tubuze kuhasoma ariko hasome rwose, hasome humvikanisha. ni mu mwuka w'abahanuzi n'ubundi muri mirongo kabiri, Yego, paje 354 na 55. Abafarisayo ntibari bazi imico y'ubumana ya Kristo ndetse n'umurimo we, kubera ko batari barakoze ubushakashatsi ku buhanuzi bwerekeye Mesiya nk'uko yari amahirwe yabo kandi bafite mu nshingano yo kubikora. Noneho hano tugiye kugera gusobanura cya kibazo cyawe. Nta mushyikirano yari afitanye n'Imana n'ijuru, bityo ntibasobanukiwe umurimo w'umukiza w'ab'isi, kandi nubwo bari barahawe igihamya gifatika cy'uko Yesu ari we mukiza, banze gufungura ubwenge bwabo kugira ngo basobanukirwe. Babanje kumukuraho imitima yabo baramurwanya, maze banga kwizera igihamya gikomeye kurusha ibindi byose kigaragaza ubumana bwe. Kandi ibyo byaje gutuma imitima yabo irushaho kwinangira kugeza ubwo barushijeho kwiyemeza kutamwizera no kumwemera. Niyo mpamvu aha ni ikibazo sinzi abadukurikiranye, kuko hano tugomba gusobanukirwa umucyo wirengagijwe. Niba warirengagijwe kiriya gihe, ese muri iki gihe cyacu ho ntitwirengagize umucyo? Ni iki twakora kugira ngo tutirengagize umucyo? Ko kwirengagiza umucyo mbona birimo akaga. Shari rero reka tumuha akanya tubwire ni iki twakora kugira ngo twe kwirengagiza umucyo, ukurikije uko mwene data asomye amagambo. Murakoze cyane. Nk'uko twabisomye kandi twabisomewe, ubuzima bwose bwa Kristo bwaranzwe n'ibyigisho bihoraho birimo kwicisha bugufi, kugira neza, ingeso nziza no kwiyanga. Noneho ibyo byatumye aba bavandimwe cyangwa aba bafarisayo cyangwa abayuda batamwizera, kuko bo uburyo bakoragamo imico ya Yesu yameze nk'ibacira urubanza, nk'ibaciraho iteka. Bahitamo kumwanga, ariko si no kumwanga gusa, ahubwo bo nk'uko twabisomye ngo babanje kumukuraho imitima yabo baramurwanya, maze banga kwizera igihamya gikomeye kurusha ibindi byose kigaragaza ubumana bwe. Kandi ibyo bituma imitima yabo yinangira kugeza ubwo noneho bahisemo kutamwizera no kutamwemera. Mbese baramaramaza, bahitamo kumurwanya burundu. Bene data murakoze. Ibi bintu umucyo wirengagijwe, buriya natwe dufite ingorane z'uko dushobora guhura n'ikibazo cyo kwirengagiza umucyo, kandi wirengagije umucyo agenda mu mwijima. Ndabona Aimable sinzi icyo ushaka kongeraho kugira ngo dusoze iyi ngingo. Mu gusoza iyi ngingo icyo navugaho, hano dushobora guciraho iteka abafarisayo ngo banze umucyo, barwanya Kristo, bamwanga ku mugaragaro. Ikintu abakristo b'iki gihe barushaho abafarisayo kuba babi, nibe nabo barabyeruraga. Twebwe twanga umucyo ariko tutabyeruye. Ni ukuvuga uruhande rumwe, muri make tuvuga ngo uruhande rumwe ukerekana ko ugenderamo, ndetse n'abantu ukabereka ko uri umukristo, yuko ugendera ku mucyo wose w'ijambo ry'Imana n'ibyanditswe byera, ariko ku rundi ruhande ukabihakanisha imibereho yawe. Ibyo rero bijya bikunda kutubaho. Nyamara nubwo bikunda kutubaho, mbese ko ari muri rusange, hari amagambo makeya n'interuro nk'ebyiri nshaka ko utekerezaho zandika makumyabiri n'abahanuzi 55. Mu gihe cy'urubanza abantu ntibazacirwaho iteka kubera ko bizeye ikinyoma babizi, ahubwo bazahanirwa ko banze kwizera ukuri kubera ko birengagije amahirwe yo kumenya ukuri. Ngo twagize amahirwe yo kugendera muri uwo mucyo, turabyirengagiza. Kandi Imana yadushiraho iteka ko twemeye ikinyoma tubizi. Twari dufite ahubwo amahirwe Imana yarayazanye kenshi, ndetse kuko umwuka wera atugenderera inshuro nyinshi. Noneho uwo mucyo cyangwa se amahirwe yo kumenya ukuri Imana ikaduha kenshi igira ngo itugoragoze, kuko arabizi ko duhora tuwanga. Yego. Noneho tukayirengagiza. Icyo ni Imana izaduhora mu rubanza. Ndakoze cyane. Reka tubwire abadukurikira kugira ngo tujye dusangira ibi byigisho kandi turusheho no kubyumva. Hano hari ingorane ababene data bari bafite, ngo nta mushyikirano bari bafitanye n'Imana n'ijuru. Bityo rero iyo udafitanye umushyikirano n'umuntu, burya nta nubwo kumwemera bikorohera.
kandi koko nk'uko mwene data bivuze ubundi naba yenda n'ababihakana babyiruye naba n'abihakana babyeruye kandi naba n'ababihakana wenda bakagerageza kubigenderamo ariko ubundi ikibazo tubivuga ku rurimi gusa ariko waza mu kubigendera mu muco wacu ugasanga ntabyo. Rero nimureke dufatanirize hamwe kwingingira kugirana umushyikirano n'ijuru. Ijuru ryaratwegereye, turi abanyabyaha, riradukunda, ridusanga uko turi, natwe burya turisanze uko turi twabasha kugira amahirwe yo gukira. Uwiteka rero ahire bene data bamaze kudufasha kumva neza uburyo umucyo wirengagijwe mu gihe cya kera ndetse n'uburyo wirengagizwa uyu munsi wacu, kandi Uwiteka ahire abakurikirana ibi byigisho. Nk'uko tubabwira ibyigisho byacu nakagaruka, Uwiteka abaho umugisha kandi mukomeze kugira ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ibyigisho binyura kuri cano. Uwiteka abaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.